mu barundi badafite umutima w'ikigongwe Evariste Ndayishimiye urimo, badafise ikigongwe, impuhwe, imbabazi. Sebarundi urimo, ibiganza byawe birimo amaraso, n'ubu ndumva amarira. Ariko hari igihe umuntu asimba akagira ngo bariya bagukomera amashyi ntabwo ari uko bagukunze, bari kugushora. Bariya uzumva bari kuririmba ngo Evariste Ndayishimiye ngo Samuragwa, bari kugushora n'inzu yawe, bari kugushora. Ngiye birandiza, ngiye birambabaza kubwo ko miliyoni 16 tudafitiye impuhwe. Ntuzigirire umuryango wawe ukaguma wumiye ko udafite ikimazi na gitoya. Ngiye ntabwo ndi umurundi ku mpamvu z'uko ndetse politike y'u Rwanda mutari guhuza. Nge nakabaye nkubwira ngo yobora imyaka 100 Uburundi busubira inyuma, busubira inyuma, busubira inyuma. Mu myaka ujye ugenda ubaterera amavoka, ubagurira inkwavu n'ingurube n'isazi n'ibikera n'imitsiba. Hama mu myaka nka 30 neva twaye bindi bihugu bizaba bifite aho bigeze. Uburundi abize bashire mu gihugu, abaganga bahunge, abarimu bahunge, abasirikare bagihunge, kugeza ubwo n'abagwiza tunga bose bagishiramo, abazanye imitahe bagisohoke. Ndi umuntu mubi nakishimiye ibyo, ariko never uri gukora ikosa, urimo urinjira mu mutuku. Dore igihugu buriya kigeze hano kikuva mu biganza, kandi ugiye kwicisha abantu, ugiye kurimbura abantu. Kandi abantu iyo bamaze kuba ibicamuke, abantu bagahinduka Eri Shababu, barabirabura, barabarundi, abantu bakaba Eri Kayida, bikaba nka bijya byo kumutakura. Murebe 2015 umujinya abarundi bari bafite, kandi 2015 inzira zari zikigendwa, ibintu byari mitende. Ikiro cy'umuceri muziko cyari make, inyamunyamu kuri rubanda rugufi, irengarenga, ibyamwa, imikeke. Donc 2015 ibintu byarashobokaga, ariko mureba abantu mubabaro bari bafite. Noneho ngeraho imyaka ya neva, kiragiye nta wariraga igitoro cyari gihari, kiragiye nta wari umuyaga nkuba wazaga hamwe n'ahandi ari kuhari. Ubu bimeze gute washyira abantu mu ibarabara? Ko abantu baje abandi bakabahekenya, abantu barababaye, abantu bararushye, abantu bararushya, abantu banishobora byose. Uyu munsi sinzi uko ndi buvuge ngo mbishobore. Abantu bari mu kaga, abantu bari mu gahinda. Mugabo twari tuzi ko umuntu ashobora kureba bene gihugu, yabona ibintu atabishoboye agahundi, yabona ibintu biri kwanga. Ariko n'ubu ngo barantoye, ngo bampisemo. Mana ishobora byose, Jesus Christ, yo mukama w'ikigongo, Mana yaremye Burundi santimetero kuri santimetero. Yesu wacunguye Burundi, Mwuka wera wayoboye Burundi kugeza uyu munsi. Ese ibi bintu ntabwo byakijyana pani isoko ryahiye. Ibi ni ibimenyetso bigaragaza ngo ntabwo ndi kumwe namwe. Apane kuvuga ngo umukuru w'igihugu nta ndege agira, ngo isoko ya Bujumbura nze kubakwa, ngo amahera mvama kubyo. Ibyo byose ni ibimenyetso byerekaga neva ko ikiganza cy'Imana batari kumwe. Ikiganza cy'Imana kiri kumwe na perezida w'u Burundi. Abafite abamarayika bashinzwe gushyira mu bikorwa. Ejo mu nteko ya Sena mwabonye abasohotse bagumutse. Ntabwo ndi bushyiremo video hano, abatarayibonye muze kwandika nzayibashyiriremo ejo niba mwumva hari abatayibonye, ariko byabaye kuko nta n'impamvu. None kubera icyo umuntu atagira ikigongwe? Hano nkeneye umutima w'imbabazi, umutima w'ikigongwe, umutima w'urukundo. Ni nawe watumye nigiriza ubusa, ni nawe watumye Imana impagurutsa nkumva ndanezerewe. Kuko Imana intumye yarambwiye ngo ngiye guhindura Burundi paradiso, ngiye gutabara igihugu cy'u Burundi, nkizamure ku rwego rw'abanyaburayi, ku rwego rwa Amerika, nkihindura igihugu cyubashywe giteye imbere cyiza. Imana irakinyereka mu mwuka, mbona igihugu.
mbona igihugu cyiza, mbona igihugu cyiza cyiza kirimo byose, kirimo abantu beza bakeye batarwaye imvunja, bataba mu mazu, gifite amabara, gikoze neza nyine, reka mbivuge uko. Kandi u Rwanda si rwo Imana ntiyambwiye ngo dore bagiye gutera imbere nk'u Rwanda cyangwa Uganda cyangwa Tanzania cyangwa Kenya. Hamwe narahageze muri aho, ahandi na Google yahakwereka. Mbona igihugu cyiza, kinemera kuza imyaka 9, mbigira ibanga kugira ngo nticwa, ariko nzenguruka igihugu ngisengera, bamwe barabizi kuri misiyo. Uyu munsi wa none ndaburiye abantu umwaka wose banze kumva, ariko muri mu kwezi k'umutuku, muri mu ndwi y'umutuku, muri mu bihe bya nyuma byanyu, mugezi y'umwana arira nyina ntiyumve. Badede mwanze kumva, mugiye kumvira ijeri, mwanze kumva, none amatwi y'impene yumva ahiye, nicyo kigiye kubabaho. Neva agiye kubugozwa nabi, yirukanwe nabi, atembagazwe nabi kubwo kutumva. Niyo mpamvu nabwiye abantu ngo dore Imana igiye kubaha igihugu cyiza. Ese nibura ntiwafata amadolari 100 cyangwa 50 tukagemurira impunzi, Imana ikazakikwibukiraho. Hatya muzakorera Imana mugeze mu ijuru, abandi muyikorere mugeze Kanani. Mpamye ko nta muntu naririye ibiye ndi Bujumbura cyangwa no mu ntara z'i Burundi. Vuga butumwa ryanjye sahizi, nta muntu navuga ngo nabwiye ngo shyigikira urwo rugendo cyangwa iyo misiyo kugira ngo mboneke ipimo ya. Hamwe narabwira ahandi ndaburara, ahandi izuba, ahandi imvura, ahandi gereza, ahandi ibitutsi, ahandi inkoni, kugira ngo iyo misiyo yicemo. Ariko ubu dufite, narabitangaje pe, reba uwo mwegeranye, niba uzi impunzi aho ziherereye, muhamagara umubwire ngo stoke y'uku kwezi n'ibyo uzayigura. Cyangwa se twandikire ku Mbabazi TV 3, tubwire uti nanjye shyizeho inkunga iyi niyi, murebe umukongomani cyangwa umurundi mufasha. Ibyo nibyo bizatujabukana Kanani, ibyo nibyo tuzajya twibutsa Imana muri Kanani. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Nimero iri kuri titire, munsi ya titire, reba titire, tureba munsi, urahita uyikandaho, urahita ubona nini. Imana idutabare. Nukuvuga rero nibandanyirije, uyu mugabo witwa Evariste Ndayishimiye nta mutima w'imbabazi agira. Ntushaka kumbwira igihugu cyakenesheje abantu kugeza ubwo kiza mu myanya y'imbere mu bihugu bituye isi, ngo bagitoye 100%, ngo abaturage bacyo batoye 100%, ngo bamwemeye 100%, ngo no witwa Sebarundi, ngo noneho ntazitwa generali, ngo bazareba ibindi bamwongera, ngo sinzitwa perezida gusa, ngo ni ibintu nk'ibyo. Yakoze iki? Amaraso y'abasoda ari ku mutwe wawe. Imana ifite umujinya. Amaraso y'abapolisi, aba bantu bose bapfa, abataye utwabo, abahunze, inzirakarengane, bene gihugu bahowe ubusa. Hari indirimbo bajyaga baririmba ngo ha na 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 na. Harimo abantu bayizi, nyikuruye neza naza kuyimenya, ariko ndumvira imwaho. Ntabwo ibi byakijyana, ndabivuga nk'umuhanuzi Prophète General Martin. Ibi bintu nibyo bikuruye akarambaraye, mugiye kubona izo Imana ibikuraho irite mu muhanda. Mugiye kubona Imana ikuraho amaboko yajugunye hariya. Mugiye kubona igihimba gitandukana n'umuntu. Mugiye kubona uguhora, umujinya, uburake bw'Imana. Kuko abantu imitima yarasadutse iramenagurika, abantu bararira, amarira ashirayo, baratunura, imitima y'akarikatrice, ibintu ibige bimbabaza kubwa Mwuka Wera. Naho jewe hano nta munyarwanda, mu banyarwanda baronderwa sindimo, nanarondewe jewe nzi ijambo ry'Imana.
nzi ko wampora ijambo ry'Imana, nzi ko nakicwa, nzi ko nzapfa. Kandi ku mukristo wese ngo urupfu ni ukuri, ko hari abantu barengana. Nahagurutse mburira abantu muri misiyo irenga umwaka, abo nagamije kuburira bavuniye ibiti mu matwi kubera amahera, kubera satani, none inkota bageze ku izosi. Abo nagamije benshi kurokora banze kumva, kandi ibyo mwarwaniye n'ubundi igihugu kitanzwe mu yandi maboko. Ibyo mwarondeye ntabyo mucuye, abana banyu ntibabiriye, mubaye nka Sawuli, mubaye nka Farawo, murarimbuwe muzize kutumva, muzize gufunga amatwi. Imana ishobora byose. Ni ukuvuga ngo imyaka yose itambutse Nkurunziza yatwaye, niyo Ndayishimiye yatwaye, CNDD-FDD kuva hasi ukagera hejuru nibo bayoboye. Habuze iki ngo abarundi babone amahoro? Ko nta babavangira, ko ari mwebwe mufise abanwanyi benshi n'indubatobera. Ni shetani. Rero reka turebere ku wundi muperezida ugiye kujyaho, harimo abazarokoka bakaraba bwa Burundi, ukajya uvuga ngo ese kuvuga ngo aya mabarabara ngo aya mato, ngo izi ndege byarashobokaga. Abapirime niyo ngabo baratuza mwese ba Reveriyane, mwanga gukora ibyiza ngo nta buryo, ngo nta mpamvu, ngo nta nzira, ibintu biraho, ngo igitoro cyabuze uko kiza, ngo amahera mva makungu, abantu bagapfa nabi. Ariko nta katareba. Jewe ndumwe mu bashyigikiye ko Burundi butera imbere. Ungwanya ngwanye, unyankanyanke, ndumwe mu bashyigikiye ko Burundi, idarapo ry'u Burundi ryamenyekana mu isi hose. Iyi misiyo yo nyihabwa ku Rwanda, ahari mwari kujya muvuga ngo none nyene ko ari igihugu cy'urumva yavuga ibiki. Ariko misiyo ni misiyo ye nyihabwa ku Bugande, ye nyihabwa muri Kenya, ye nyihabwa muri Tanzania. Henda mwari kujya muvuga ati impamvu nuko hariyo Google ari gucuruza, hano hari iki? Bantu bagowe bananyandikira jewe ubwanje, wandihiye n'amahera y'inzu ukwezi kumwe ari Bujumbura, umugabo nkabura icyo muterera, kuko jewe fisi by'imwema, ariko iby'umubiri ntabyo Yesu arampa ngo mbahe. Ibyo ntanga ntibiri ku rwego nk'urwo ngurwo. Imana idutabare, Mungu asifiwe. Ariko Imana ishimwe, nzamuye icyubahiro inshuro zirindwi ko Yesu Kristo aserutse gukoza isoni Sawuli. Icyubahiro ni cy'Uwiteka Imana yacu, amashimwe n'ay'umwami wacu Yesu Kristo. Ubushobozi bw'isumba byose bukaba busesekaye bugaragaye. Iba myinshi igahimwa n'umwe. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka aritamuruye. Aba bantu bifashe bakigira ibimana, mugiye kumeneka nk'ibibumba, mugiye kumeneka nk'urwabya. Abantu biteretse ahantu bakihindura ibigirwamana, Imana igiye kubaritagura ibarimbagure nk'amavoka ava mu giti ateze. Hari abantu hano ngo bigize abantu bafite ijambo, ngo bavuga rikijyana. Ibyo mukora, ibyo muvuga ntabwo ari kere, ntabwo ndi muri nza, ntabwo ndi mu gihe, ahubwo igitondo cy'umwaka kirabaziye, kandi umugoroba w'urupfu urabashikiye, kandi izuba ribi rirabaviriye, n'imvura mbi irabahangukiye. Hagiye kuzagwa imvura y'impanguka, imvura izagwa, imvura iraguye, ibimenyetso byerekana ko yakubye, turabireba. Ni ukuvuga ngo
njyewe ndasabye uwihana yihane, uwiyeza yiyeze, ukora umurimo mwiza ukore. Buno nyine iri jasi icyo uhitamo ugihitemo ubu nyine, apana ejo. Icyamukanyikorerera amaganya yanjye yose, Yesu ngaturiza Uwiteka, nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwa neza n'ubwenge burutaho, nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwa neza n'ubwenge burutaho. Keshi ntinyibiri bube ko gahagarika umutima, mwami ngize kwizera guke, itamangarorera rwose kwishingikiriza ku by'isi, nakwizera wenyine, itamangarorera rwose kwishingikiriza ku by'isi, nakwizera wenyine. Nabuzwa n'iki kuyisaba, nkajya nyisunga nkarikoreza ayo maganya yanjye, ngahumurizwa no kumenya yuko datugaburira inyoni azanyumvira nanjye, ngahumurizwa no kumenya yuko datugaburira inyoni azanyumvira nanjye. Nitwizere uko bikwiye, ari umutima uhagaze ujugunya rwose amahoro yawo, ariko inyoni n'uburabyo binyigisha ko umunsi ukwiriwe n'ibyago byawo gusa, ariko inyoni n'uburabyo binyigisha ko umunsi ukwiriye n'ibyago byawo gusa. Umpe kumenya ibyo nigishwa n'uburabyo n'inyoni mukiza, mwishingikirizeho, ngeza aho ushaka mushorera, nuko menye nkiri mu makuba, amahoro adashira. Ngeza aho ushaka mushorera, nuko menye nkiri mu makuba, amahoro adashira. 388 mu gushimisha Imana. Igice cyiza cya kabiri kivugabutumwa tukinjiyemo kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Je ni Prophète General Martin, ndaguhaye kaze mu izina ry'Umunyanazareti, umukama aguhezagire. Navuga ngo ijoro ryiza aho bwije, umurango mwiza cyangwa umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Mwese ndabagumbiriye mu izina ry'uwatubambiwe akatumenera amaraso.
turayaga ntatebye. Uyu munsi turayaga ijambo Bibiliya ivuga ngo icyo umuntu yabibye nicyo azasarura, kandi ushobora gukubirwa indwi, gukuba, akamenyetso ko gukuba. Ni ukuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo iko wagenje niko uzagenzwa, kandi icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Niba ubiba urukundo uzasarura urukundo, niba ubiba kwica uzasarura kwica, niba ubiba gukiranirwa uzasarura kurimbuka, niba ubiba kwikunda uzarimbuka. Kuko Bibiliya ivuga ngo ukunde mugenzi wawe uko wikunda, kandi nukunda ubugingo bw'undi Imana izarokora ubwawe. Uhoraho adutabare. Harimo abantu bavunira ibiti mu matwi bakirengagiza ubutumwa bwiza, bakagararija, bakasuzugura, ariko uko ugenza niko uzagenzwa. Imana idutabare. Niba uje wenyine niko nawe bizogenda. Haleluya. Mugabo Imana wowe yaguhaye, Imana ihora iguha, ofete iguha ngo nawe utange, kuko yo ikwereka ikiganza cyo kuguha kugira ngo nawe uha abandi, ikwereka urukundo kugira ngo nawe urwereke abandi, ikwereka imbabazi kugira nawe uzigirire abandi, iguha amahoro kugira ngo nawe uyatange mu bandi. Imana idutabare. Rero iyo umuntu ari gusoma ibyanditswe, hari igihe abisoma uko ashaka bivanye n'irari ryinshi afite mu mutima wiwe. Kumva arakubwiye ngo jewe inzoga ntacyo zintwaye, ngo kuko Pawulo yabwiye Timoteyo ngo kubwinda yakunaniye. Oya. Cyangwa se nyine umuntu akishakira verse imworoheye muri Bibiliya akaba ari yagenderaho. Nzambi ni nzambi, wache nzambi katika jina la Yesu Kristo. No kuvuga ngo amaboko yawe bijya wifuza ko bakugirira, kandi zirya ntambara urwana ko amaboko yawe ari byo rigatera ugomba, n'abandi rega bararigomba. Imana idutabare. Rero hano harahiriwe, haranezererwa umuntu wabibye ibyiza, umuntu ukora ibyiza, kuko ibyo byiza nibyo nawe bizamurokora. Yesu Kristo ashimwe cyane. Bibiliya ivuze ivuga Tabita wakoraga imirimo myiza, iyo mirimo myiza yaramuzuye. Ariko Bibiliya ivuga uwitwa Nyamutunzi waje gupfa akabura ikimurokora n'icyamukiza, kandi yari umugwizatunga cyangwa yari umukire cyane. Imana idutabare. Imirimo y'abera izibukwa, mwanka mwemera. Bibiliya ivuze iravuga ngo Aburahamu yarokowe n'imirimo myiza. Aburahamu yakiriye abashyitsi atazi, atarasanganwe, ngo abazimana neza, abereka ubuntu bw'Imana muri we. Nawe bahita bamubwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe uzahabwa umugisha uko byagenda kose, kandi koko yarawuhawe. Jina ragwana ribarikiwe. Twicumye gatoya, Yesu Kristo nashimwe cyane. Uraza kubona uwitwa Yakobo yabaye mubi aza kwihana, ariko koko yabibye urukundo. Bigiga byose yagezeho kubw'uburiganya yaje kubyiyambura, arabanza ashaka Imana, aravuga ngo ari abagore ari n'abana ari n'imitungo byose nibyambuke bigende, genda sigara jenyine. Kugeza ubwo nawe urumva decision yo kuvuga ngo niyambuye kira kitu sigaye uko nasigiye mu rupagaso cyangwa se kurondera. Ngo Imana irahamusangira amubwira ngo nicyo utasabye ndakiguhaye, ahubwo reka nguhe marayika mukirane, ahindurirwa izina yitwa Isirayeli. Icyo umuntu abiba nicyo asarura. Kubera icyo abantu batagira umutima wo kubiba ibyiza, kubera icyo abantu batagira amaboko yo gukora ibyiza, kubera icyo abantu batagira akanwa ko kubiba ibyiza, kubera icyo abantu batagira amatwi yo kumva ibyiza, kubera icyo abantu batagira amaso yo kureba ibyiza, kubera icyo abantu badafinansa ibyiza. Usanga abakora ibyiza ari ukubigisha, ari ukubahendahenda, ari ukubahata, ari ukubasunika. Jesus, ni ukubera iki gukora ibyiza bisaba kuverifiya cyane, gusesengura cyane. Abantu bagura itabi nta mibare bagira ngo ubone bagize mu mutwe kubara byisha. Abanywa nzoga nuko, abarozi nuko. Umurozi w'umukene arabaga buri kwezi cyangwa akabaga buri indwi cyangwa akabaga muri minsi 3, ahora yenga ibyo kunywa kumvo z'abadayimoni atunze.
vipi ke probleme abantu dukishijwe mukangukire guhugukira kubiba ibyiza, mukangukire gushakisha uko mwagenda nuko byakorwa kugira ngo natwe tube beza. Muri iyi si hari ibintu bidatana, hari ibintu bidasigana, hari amaturufu atandukanye, ariko iturufu ijwi izindi. Hari iturufu yitwa amafaranga isigira, amafaranga rwose. Hakaba iturufu yitwa amashuri, nayo ni iturufu. Hakaba iturufu yitwa uburanga, iyo ni nk'iya gatatu. Hakaza iturufu yitwa icyubahiro, iyo ni nk'iya kane. Hakaza iturufu yitwa aba bantu navuga ngo baba baragiriwe ubuntu bagasanga inzira ziharuwe bakabihabwa na basi, ari byo nyine bavuga ngo we wasanze inzira ziharuye. Ayo maturufu yose, dore iturufu iziye, iturufu iruta ayo maturufu yose mvuze uko ari atanu, ni iturufu yitwa kumenya Imana, kugira umumaro muri byose. Ariko izo turufu nkubwiye hari aho zidakora. Isura hari aho idakora, amafaranga hari aho adakora, icyubahiro hari aho kidakora, uburanga hari aho budakora, politiki abantu bakomeye nyine hari aho bitafite ikimazi. Mugabo kumenya Imana n'umwami wacu Yesu Kristo bigira umumaro ku kintu cyose udakuyeho n'akantu na gato. Rero Bibiliya ivuze ngo naka yubahaga Imana, naka yari umuntu w'Imana, naka yakoreraga Imana, bifite igisobanuro kirekire. Yesu Kristo ndashimwe cyane. Isi iri mu bibazo, isi iri mu kaga, ariko uko umuntu agenza niko azagenzwa. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Ubiba urukundo azasarura urukundo, ubiba urwango azasarura urwango, ubiba intambara yunguka intambara, ubiba kwica azasarura kwicwa nawe ubwe. Koko ngo uwicishwa inkota nawe azicishwa iyindi, uwicisha inzara nawe azicishwa indi. Bivuze iki? Uyu munsi wa none nimbivuga uko urambona jewe nk'umworo umupeza utararangije ngo nze hano muri Kayonize bujyanye. Ntabwo twakiga siyansi z'umwuka ngo twige siyansi zimeni, ninza hano nanigwe kuvuga ibya siyansi z'umwuka koko ari byo Yesu anyicarije ngo nze kukubwira ngo unarangirije ibutare ka pisi, ngo niga hanaha ngo nagiraga ya naya ngo doke ngo vrema ngo kame. None ibyo birakwambutsa iyihe nyanja? Biragukiza ikihe cyaha? Birakungura iki mu bugingo? Biragukiza iki mu mwuka wera? Ikintu hano kihanyicaje ni ukuvuga mburira abantu, semerera kuri aka gahinga ndiho ku Mbabazi TV gatatu, ndagusabye ihane ca bugufi, koko uhoraho n'inzigo n'umujinya aje guhora, aje guhigura. Tureke guhendana, aje guhigura n'inkozi z'ibibi. Azanye inkoni, azanye umupanga, azanye umuriro, azanye bamwe muzapfakara abandi muzapfusha. Imana turimo urayibwira ngo ufite abana beza, ngo ufite umukazana ukubaha, ngo ufite abakwe beza, ngo ufite so na nyoko ngo bariya ngo ni ibyitegererezo. Imana yabwiye Sawuli ngo urimbure ntugire icyo usiga. Aza no kugira ibyo asigaza nk'umuntu. Bibiliya iravuga ngo Samweli araza aramubwira ngo uko gutamatama numva, ngo nibyo nasigiye uhoraho ngo byiza nzamutambira. Imana iramubwira ngo nta kintu nkeneye, byose tsemba. Hano hari abantu rero bahengeka, akajya ashakisha ukuntu ngo uriya ngo ihangane, ngo uriya ngo urabona ngo nawe urumva. Ziroto rirase ku bintu birimbura ubugingo bwawe, ku bintu byica amagara yawe, ku bintu bizengereje imibereho yawe, ku bintu biri kurimbura urukundo, ku bintu biri gukuraho ubumuntu bw'Imana mu bantu. Ubu hari kuvuka AI, hari kuza amarobo, hari kuza n'ibindi bitandukanye. Twebwe duhagaze ahantu havuga ngo ijuru riratabara, kandi ijuru rije gutabara, Imana idutabara. Rero nkwifurije gukora ibyiza kugira ngo bazagusubirize mu ndumane, kandi nkwifurije kujya mu murongo w'abeza n'ibyiza bazagusubirize ku nkoko n'indumane.
haleluya. Data ndagushimiye, uduhe amaboko akora ibyiza, uduhe intambwe zikora ibyiza, uduhe agakiza, uduhe gukizwa, uduhe umurongo n'urutonde rw'ibyiza. Umwigisha n'umwigishwa twuzurizwe, tugabanire imbere yawe, mu izina ry'umunyanazareti, amen.